Shalom kandi tugaye karibu nanone ku gicaniro cya Senga Ubohoke. Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wakoze subscribe. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka guhindura amateka, Uwiteka guhindura ubuzima. Nawe uje ari ubwa mbere tugwaye ikaze. Imana nawe iguha umugisha. Ntuze kugenda udakoze subscribe kugira ngo uhabwe umugisha nawe n'Imana. Umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha upfa kuza gusa. Umugisha kandi nta magambo umuntu yaturirwaho, ariko kandi ufata cyane iyo nawe uzi ko ugomba, iyo uzi yuko wawukoreye. Kandi subscribe rero nawe Uwiteka aguha umugisha. Ikindi kandi tujye twibuka gukanda like, share, ibyo bituma nabyo umuryango wacu waguka kandi ubutumwa bwiza bukagera ahantu hatandukanye. Imana amahoro ikugire neza. Tuje kuganira ku cyitwa inyenyeri. Inyenyeri ushobora kuba umaze iminsi yumva cyangwa se wari utarabona ubusobanuro buhagije ku nyenyeri. Twumva tuvuga tuti inyenyeri yaba barayitwaye, barayibye, bagize gute ibintu nk'ibyo. Tugiye kwigisha ku nyenyeri, tugaragaze inyenyeri icyo ari cyo, tugaragaze ko ibasha kugaragara kandi nanone ibasha kutagaragara bitewe n'impamvu. Reka dusenge. Mana y'icyubahiro, ngwino utwigishe, vugana n'imitima y'abantu baje kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Ntihagire n'umwe uva aha ngaha atajijutse kandi adasobanukiwe kubw'icyitwa inyenyeri. Amavuta yawe antembeho, amavuta yawe atembe kuri buri muntu wese uje hano kuri iki gicaniro cya Senga Ubohoke. Ave hano anyuzwe, ahawe ubwenge bwose bwuzuye ku cyitwa inyenyeri. Erega Uwiteka n'ubuzi byose, twebwe tumenya duke cyane. Ndasenze kugira ngo Umwuka Wera uze utwigishe kandi uduhishure byinshi ku bijyanye n'inyenyeri. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, amen, amen. Reka dutangire dusoma ibyanditswe byera, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 2. Reka duhere ku murongo wa 1. Ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu. Barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari he? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode byumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, arabaza ati, aho Kristo azavukira ahariho? Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya. Niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu mudugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona maze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho umwana yari ari, irahagarara. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana
hamwe na nyina Mariya barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Hano tubonye inkuru z'ivuka rya Yesu, ariko tukabona abo Bibiliya yise abanyabwenge bari bari muri shuguri zabo mu isi y'umwuka. Bigaragara ko aba banyabwenge, abo Bibiliya yita wasomanyota. Wasomanyota ni abantu bashobora kubona inyenyeri y'umuntu bakayimenya, bagasobanukirwa iyo nyenyeri irapresenta nde, iragaragaza iki, ni uwuhe muntu ugiye kuvuka mu muryango, uwo muntu azaba ari iki. Nshatse kugaragara rero yuko inyenyeri igaragaza wowe nyirizina urinde, uzaba iki. Tubonye ko hano iyi nyenyeri yagaragazaga ko yeretse abanyabwenge ko aho bari bari mu bihugu by'Uburasirazuba, bahanga bavuga yuko aba bantu bashobora kuba baraturutse za Korea y'Amajyaruguru cyangwa za Korea y'Amajyepfo iyo ngiyo, cyangwa mu Bushinwa. Mbega bashobora kuba babonye iyo nyenyeri bari muri ibyo bice, ariko muri uko kuyibona hagati y'ibihugu bari barimo, ugera muri Yerusalemu cyangwa muri Isirayeli byari ibirometero n'ibirometero. Ni urugendo bakoze rurerure cyane, ariko uru rugendo mu kurukora nta kindi cyari kibayoboye muri urwo rugendo, ni inyenyeri. Ariko iyo nyenyeri bakifuza kubona nyirayo. Hano tubonye rero ko inyenyeri ishobora kuranga umuntu mu isi y'umwuka, ikagaragaza urinde mu mwuka, uzakora iki mu mwuka. Ubwo ni ba bantu baba bafite inyenyeri zikomeye. Imana iba yararemye, ikabaremera imyanya ikomeye, ikabarema ari abacuruzi bakomeye. Ubwo umwana wavutse afite inyenyeri y'ubucuruzi, inyenyeri ishobora kugaragara, ishobora kuyobora bamwe muri abo bantu bafite amaso atari amaso y'umubiri gusa, ahubwo bafite amaso n'ubwenge by'umwuka. Bashobora kuba baba abakozi b'Imana, bashobora kuba baba abana b'umwijima. Rero icyateye ubwoba ni uko inyenyeri ya Yesu ibonwe n'abantu b'abanyabwenge, ariko mu kwibona kuko bari babonye inyenyeri, bumvaga ko iyo nyenyeri kuba igaragaye byanga bikunda hari umuntu ukomeye ugiye kuvuka cyangwa se wavutse. Bibwiraga rero ko iyo nyenyeri kuko yagaragazaga ko hari umwami wavutse, babwiraga yuko umwami avukira mu rugo n'ubundi rw'umwami, kuko umwami iyo yapfaga yazungurwaga n'umwana we. Niyo mpamvu rero bahise birukankira kwa Herode, kuko bumvaga yuko byanga bikunda iyo nyenyeri y'umwami iri mu rugo rw'umwami. Bageze kwa Herode bamubaza ibyo tumvise, baramubaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri y'Uburasirazuba, turi Burasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Urumva ko nta gushidikanya bigeze bagira. Iyi nyenyeri bakiyibona baravuze bati yego, ko twabonye inyenyeri, ko twabonye inyenyeri, umwami w'Abayuda ari hehe ko twabonye inyenyeri. Kandi iyo nyenyeri ikaba itwereka ko uwo mwana agomba kuba umwami w'Abayuda. Inyenyeri yiwe iri he? Ntabwo mu isi y'umwuka umurozi cyangwa umukonikoni, umuntu ufite amaso ya kirosi, msomaji nyota, anaweza kushakia alichokibona. Ntabwo ashobora gushidikanya kucyo aba yabonye.
Barokore bamwe n'abasenga bashobora gushidikanya ku nzozi barose bakazijinganyaho cyangwa ku byo babonye mu isi y'umwuka, ariko abakozi ba Satani abarozi bose uko bigenda. Ndumva rero sasa bageze muri urwo rugo, umwami kuko nta mwana umugore we ataratwite, yahise ngo ahagarika umutima yibaza umuntu wundi umwami w'Abayuda wavutse ugiye kuzamuzungura, ugiye kubaza yaza grote yazamwambura intebe yiwe. Rero yahagaritse umutima. Ngo amaze guhagarika umutima, ngo n'ab'i Yerusalemu bose bumvise iyo nkuru, byabahagarikishije umutima bitewe n'iyo nyenyeri y'umwami wavutse. Mu mwuka inyenyeri yawe hari abashaka kuyibona bagahagarika umutima bitewe n'umuryango uturukamo, bakibaza ati muri iyo muryango hagiye kuva umuhungu, hazava umuhungu ukomeye, hazava umudamu wubatse urugo. Hari abantu baba bafite inyenyeri y'urugo. Kubaka urugo kabisa ari niyubaka urugo rugomba gukomera, niyubaka urugo rugomba kuba rwiza, niyubaka urugo yani ari urugo ruzaba ruryoshye. Inyenyeri y'urugo bayitwaye rero y'umuntu uzubaka urugo rwiza, ntabwo herige bayitwariye, uwo muntu atangira guhura n'ibibazo, atangira guca mu ntambara. Kandi nanone igihe buri amashyari yabaye menshi ku buzima bwawe, ujye umenya ngo mu isi y'umwuka hari babonye iyo nyenyeri, amashyari arazamuka, bifuza kukuzimya, bifuza kugira ngo bagurukire kukurwanya. Kuko inyenyeri ya Yesu yatumye abo mu gihugu cyose ndetse n'umwami nyirizina akuka umutima, ahinda umushyitsi, n'ab'i Yerusalemu bose bahagarikana umutima nawe na Herode. Niki cyakurikiyeho rero? Herode kuko atarazi iby'ubumana, yarazi ibya politike gusa, iby'umwuka ntabyo yarazi. Byamuteye rero guhamagara abatambyi. Amaze guhamagara abatambyi, bakuru b'abatambyi, ntabwo yabahamagarira abatambyi bato, yahagurukije abatambyi bakuru arabateranya, ngo ndetse n'abanditsi b'ubwoko bw'Abisiraheli, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. Ariko wibuke yuko ibyo ari gukora byose arabiterwa n'ubwoba, ariko ikibazo ukuntu agiye gusimburwa intebe yiwe igafatwa n'undi. Uriya hari abantu bakubona mu mwuka, bakabona iyo nyenyeri yawe, akabona yuko nutangira business nawe iyiwe zazima, akabona yuko niba ufite inyenyeri y'ubuyobozi aho uri ushobora kumuyoborana. Ihereye rero igihe iyo nyenyeri yawe yagaragaye ikazima cyangwa igatwikirwa, utangira guca mu ntambara, kuko ishobora kuzima, ishobora no gutwikirwa. Noneho abatambyi b'Abafarisayo, abatambyi bakuru n'abanditsi bose ngo bahiye ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira. Bishatse kuvuga ko inyenyeri yawe ushobora no kugaragara utaranavuka, kuko umurozi yigeze kuragura witwa Balamu, araragura aravuga ati ndamureba ariko si ubu, ntari hafi. Akabibona nyuma y'imyaka hagati ya za 400 za 600, akazajya abona ko mu bwoko bw'Abisiraheli hazavuka umwami. Iki nicyo kikoreka ko umuntu rero ataba icyo ari cyo ari uko akuze, ahubwo aba yaravuye mu nda ya nyina ari cyo nyine agomba kuba cyo. Gishobora kubonwa n'abanyamwuka nyine bafite amaso abona, baba ari mu gice cya Satani kuzimu, bakubona baba ari igice cy'Imana ihoraho, bakorera Imana ihoraho, babimenya. Nuko ngo Herode rero abahamagaza rwihishwa, kuko bari bamaze kumubwira ngo ubuhanuzi buvuga yuko Betelehemu mu gihugu cya Yuda, nubwo iyo Betelehemu yari ntoya, uwo mudugudu wari mutoya,
ariko nawo uzaba nk'imidugudu ikomeye, kuko muri wo hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bw'Imana. Ushobora kuba uvuka mu muryango uciriritse, uciriritse ukennye cyane, ariko Imana yaraguhaye inyenyeri ikomeye yo kuzaturuka muri uwo muryango wawe woroheje uciriritse, wowe ukaba ukomeye, ukaba umucuruzi ukomeye, ukaba umuhanzi ukomeye, ukaba umuvugabutumwa ukomeye, ukaba umuhanuzi ukomeye, ukaba umupolitiki ukomeye, politisi ukomeye, hakaba umu-IT ukomeye. Yes, kuzimu bajya barakavuga bati hariya muri ya mudugudu hazaturuka umucuruzi uhambaye, umusirikare ukomeye, umupolisi ukomeye, hazaturuka umworozi ukomeye. Inyenyeri yawe ikagaragara ko ariyo koro. Uhereye rero sasa yatangiye kugaragaramo, biterwa n'abayibonye abaribo. Iyo yabonywe n'abarozi bari muri shuguri zabo, baba bashaka kwitwara kugira ngo bayibe, bazayiha abandi. So mu isi y'umwuka rero, inyenyeri igaragarira beza cyangwa ikagaragarira abantu babi. Inyenyeri rero Imana niyo yonyine, nta muntu ujya uhitamo ahavukira, niyo ubwayo niyo ibishaka. Nta muntu ujya uhitamo ababyeyi bazamubyara, Imana niyo ibikora uko yabitegetse. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ubaye udukurikira rero, inyenyeri yawe barayitwaye. Ndagusengera kugira ngo igaruke mu izina rya Yesu Kristo. Noneho rero sasa atumaho babanyabwenge ngo arababwira ati mugende, nyamara nimuramuka mubonye aho umwana ari, nanjye mumbwire njye kumuramya. Ariko yarababeshyaga, ahubwo yari afite gahunda yo kumwica, yari afite gahunda yo kumurangiza. Ngo abatumiye Yerusalemu arabwira ati nimugende musobanuze iby'umwana, nimubona muze mumbwire nanjye njye kuramya. Ariko ni amayeri, ahubwo afite gahunda kugira ngo ahitane nyiri inyenyeri waje mu isi. Noneho rero sasa bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho umwana yarari. Urumva ko inyenyeri iyobora umuntu. Inyenyeri ishobora kuyobora abantu beza ku buzima bwawe, ishobora no kuyobora abantu babi ku buzima bwawe. Iyobora abantu beza ku buzima bwawe bakakubera umugisha, kandi iyobora abantu babi ku buzima bwawe bakaba bakubera umuvumo, bakaba bakuzimya, bakaba bakwica. Muri Herode gahunda yiwe yari kugira ngo ajye kwica umwana wavutse. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, birashoboka buri guca mu bibazo no mu ntambara bizitewe n'uko inyenyeri yawe yagaragaye ukiri mutoya. Uhereye yagaragaye ukiri mutoya ikabonwa n'ababi, bakavuga bati fungeni inyota ya yule mtu, muzirike muhambire inyota y'uriya inyenyeri y'uriya muntu. Ndakwatura kugira ngo wowe waba warabohewe inyenyeri, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zibohore mu izina rya Yesu Kristo, kuko inyenyeri bashobora kuyiboha. Bamaze kuhana noneho sasa, numva ko iyi nyenyeri noneho ngo ariko mu kujya kwa Herode ntabwo inyenyeri bari bakiyibona. Inyenyeri bongeye kuyibona bavuye kwa Herode, ngo nibwo bongeye kuyibona baranezerwa. Kumva hanga ukabona yuko inyenyeri ishobora kuboneka cyangwa ntiboneke, ishobora kugaragara cyangwa ntigaragare. Noneho sasa yaba yagaragaye, nuvuga ngo ikagaragarira abantu beza, ubu umunyamugisha, uremerwa, ugirirwa neza n'Imana. Niba uri umukobwa ufite inyenyeri y'urugo, inyenyeri y'urushako, iyi nyenyeri yawe igaragara, upropozwa n'abantu benshi mu bijyanye no kubaka urugo. Ntabwo upropozwa n'abashaka kugusambanya, oya. Ntabwo upropozwa n'abashaka ko musambana. Nongere mbisubiremo,
uporopozwa n'abagabo busanga bashaka kubakana nawe, n'abasore ugasanga babaye benshi, bikaba ikibazo cyo kuvuga ngo ndemerera nde, ndareka nde, kuko inyenyeri yawe ibirimo iragaragara yuko uri umukobwa wakubaka urugo rusobanutse rw'umugisha, waba umukobwa warera abana, waba umukobwa wabasha kubaha umugabo, kubaha umugabo, ukabasha gutanga uburere ku bana, ukaba wakubaka urugo rugakomera. Iyi nyenyeri yawe yagaragaye nuko bigenda. Hari abantu rero baba bafite inyenyeri y'ukuboko k'ubucuruzi. Tuzagaruka tubihuze n'amazina, kuko tubonye inyenyeri ya Yesu direct 100%. hari ahantu yendaga guhurira n'icyo yaremewe, cyangwa bambe n'icyo yendaga guhurira n'icyo yakora, nako yahuraga neza n'icyo yakoraga. Yahuraga n'ubwami bwa Yesu Kristo n'umwami. Rero sukomeje imbere, tubonye ijambo rya mbere ko inyenyeri aho ngaho ishobora kubura ntibikigaragara, kimwe nuko ishobora gukomeza kugaragara. Noneho sasa babanyabwenge rero umenye ko ngo ya nyenyeri yarabayoboye iragenda mpaka ihagarara kuki ku nzu. Binjira muri iyo nzu yaho inyenyeri yahagaze, kumbe hari abarara bakuniga utazi ibirara bikuniga ibyo ari byo. Kumbe ni abarozi baba bari muri shuguri zabo mu isi y'umwuka. Iyo abantu baryamye, myuka abarozi isohoka mu mubiri yabo, gatangira ibungagiriza. Rero y'abapfumu nuko tangira kubungagirira muri za shuguri zo gushaka inyenyeri, kuko hari abantu baba baraje kuraguza, baba baraje guterekera, baratanze ibyabo, batanze ibyabo bakeneye gucuruza bakunguka, batanze ibyabo mu bapfumu bakeneye gutera imbere, bakeneye kubyara, bakeneye kuba ku rugo. Hari umuntu bahatanira umugabo, none umuntu uhatanira umugabo n'undi mugore runaka akigira mu bapfumu. Ubwo muri mu bapfumu agiye kugira ngo we yibaburire wa mugabo, byanga bikunda inyenyeri yiwe yake gutyo kugira ngo atsindire wa mugabo. N'iki gikorwa rero, iyo myuka rero irimo yagenda ibungagira izerera ibishaka inyenyeri zigomba kwibwa. Abarozi nicyo kiba kibagenza, abapfumu za spirit zabo nicyo ziba ziri muri izo shuguri zo kurondera inyenyeri. Noneho sasa ishobora nyine ugasanga mu nzu hawe, mu rugo rwawe iryo joro urosura ahantu hatazwi, urosuri kumwe n'ahantu utazi. Kumbe ushobora kwibwira ngo abantu nari ndi kumwe nabo ni bande, kumbe ni abarozi binjiye iwawe mu mwuka, baraza baragutwara kuko bakubonyeho inyenyeri kiyisanga ibunaka mu cyaro. Kumbe bagiye kuyihisha iyo ngiyo mu byaro, bagiye kwifungira mu masi y'umwuka iyo mu byaro. Hari inzu dushobora kubona ziri live kandi zifite ubusobanuro butandukanye n'ibyo wamenyereyemo. Aba banyabwenge rero icyo bakoze binjiye muri iyo nzu, binjiye babonye iyo nyenyeri ngo baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya. Ndatura ngo abinjiye mu nzu wawe usinziriye uryamye ushyizweyo, bayobowe n'inyenyeri yawe, bakaza baje kuyiba, bakaza bazanywe no kwica, bakaba bazanywe no kuyiboha. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo, abo wabonye mu nzozi utazi, umuriro w'Imana batwike, imbaraga za Yesu zibamanukeho, barekure inyenyeri yawe iyatwawe mu mahanga, iyatwawe mu bihugu bya kure, iyatwawe ku bicaniro bya Satani, iri ahantu runaka, ikoreshwa n'undi muntu, kuko inyenyeri yawe ishobora gukoreshwa n'undi muntu byakunda iyo bayikwibye.
ndatura kugira ngo rero uwayikwibye ayigarure mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa agazuka. Noneho tubonye yuko ngo abanyabwenge bahise bapfukama baramya Yezu, ngo maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Iyi nyenyeri yawe yagaragaye rero ntabwo uhura n'ibibazo by'ubukene, ntabwo uhura n'ibibazo by'amakrize, ntabwo uhura n'ibibazo by'ibi bya rusange, kuko Imana izana bamwe mu bantu bakubona mu mwuka bakamenya agaciro kawe, bakamenya agaciro kawe, bakagira ibyo baguha. Kuko inyenyeri yagaragaye ikuzanira ubutunzi, kuzanira ibyo wifuza, kuzanira ibyo ukeneye. Ibi ngibi dusomye batanze ku bwa Yesu, kuko cyambo tubwiye ko bapfunduye bahambuye imitwaro yabo ngo bamutura amaturo n'izahabu n'icyome n'ishangi. Bamutuye ibintu bikomeye cyane. Yesu ntabwo ubuzima bwe bwigeze buvuna ababyeyi biwe, kuko aba banyabwenge basize batuye byinshi cyane bishoboka, harimo n'amazahabu. Byafashije kugira ngo ababyeyi bande, byafashije kugira ngo ababyeyi ba Yesu boroherwe n'ibigomba kumukuza. Kuko inyenyeri yagaragaye y'umwana wabyaye, ubwayo ubuzima buroroha igihe yabonwe n'abantu bazima, igihe yabonwe n'abantu mu mugisha. So noneho sasa bamaze kugenda ngo marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyana umwana na nyina uhungire mu gihugu cya Egiputa, ugeze aho nzakubwirira. Kuko nyine byagenze gute? Ngo nawe ahera ko abyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa, aguma yageze ubwo Herode amaze gutanga. Kuko ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo, ushobora kuba unyumva uri nk'umuntu usa nko mu buruhungiro, ariko simvuga uburuhungiro buno bwo kuvuga ngo wavuye mu gihugu cyawe uhunga n'iki bintu nk'ibyo. Oya, uri mu bihe byo gusenga bagiye guhungira ku Uwiteka kugira ngo abarozi batakwica, abapfumu batakwica, abana b'umwijima batakwica, abagenzi inyenyeri yawe batakwica. Ndaguhanura mu izina rya Yesu Kristo ngo va muri ubwo buhungiro, garuka mu buhungiro, injira muri destination yawe. Uwakugenzaga agiye gupfa, uwugenza inyenyeri yawe ndatura ngo apfe, uwugenza ubuzima bwawe ndatura ngo apfe. Wongere wicare mu mwanya wawe, ubu ugomba kuba mu izina rya Yesu Kristo. Noneho ngo Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge ararakara cyane, atuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu no mu misozi yose ya bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara. Kuko we yaragenekereje aribaza ati hariya wa mwana wavutse ko mperuka hari abanyabwenge bigeze kuza hano baje kuramya uwo mwana bakaba bataragarutse. Ubwo hari yaciyemo hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 gutyo, aragiranye rero ati bagende bica abana bangana batyo. Nuvuga ngo rya jambo rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanjye, ku muntu ufite inyenyeri ikomeye Imana kandi uzakorera Imana. Imana ishobora kwemera igatanga ingabo nyinshi zigapfa, ariko inyenyeri y'uwo muntu ikarindwa, ubuzima bwe bukarindwa. Rero tubonye ibintu bitandukanye kubijyanye n'inyenyeri. Yego, twabonye ibintu bitandukanye kubijyanye n'inyenyeri, ariko izi nyenyeri tubonye ni ukuvuga ngo Imana ishobora kumurema. Imana iremye umuntu ntabwo agira inyenyeri imwe, ashobora kugira inyenyeri nyinshi. Ashobora kugira inyenyeri nyinshi, ariko hari iz'ingenzi Imana iha buri muntu wese, zigera muri 5. Hari inyenyeri, buri wese avukana inyenyeri y'amagara meza. Icyo ni icya mbere, inyenyeri yo kugira amagara meza. Cya kabiri, buri wese avukana inyenyeri y'ubutunzi. Imana izana, kuko Imana yavuze ngo turi umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware. Bivuga mu isi mwuka buri muntu wese avukana inyenyeri yo kuba yaba umutware w'ibintu,
cyangwa umutunzi w'ibintu. Cya gatatu, umuntu wese aba afite inyenyeri y'igikundiro. Imana imuremye umuntu imuha inyenyeri y'igikundiro, kuko ibizi ngo uyu muntu byanga bikunda hari uzamukunda babane. Icya kane, hari inyenyeri y'umuryango. Buri muntu wese Imana izana mu isi ibigambiye kugira ngo yororoke nawe aveho umuryango. Niko ikora, irakurema ikagukubita iyo nyenyeri yo kubaka umuryango nyine cyangwa y'umuryango, kuko bizi ngo kuri wowe uzakomokwaho umuryango. Inyenyeri ya gatanu, buri muntu wese, iya mbere tubonye ko umuntu ahabwa inyenyeri y'amagara meza, kabiri agahabwa inyenyeri y'igikundiro, buri muntu wese bambaye inyenyeri y'ubutunzi, gatatu y'igikundiro kuko tubonye ko buri muntu wese agomba gukundwa, kane y'umuryango kuko tubonye ko buri muntu wese aba agomba kugira umuryango, akororoka akagira umuryango umuturukaho. Iya gatanu rero, iya gatanu ishobora kuba ari inyenyeri y'urubyaro. Inyenyeri y'urubyaro, izo ni inyenyeri eshanu. Buri wese Imana imuzana mu isi agomba kubona ibyo bintu by'ingenzi. Iyo ubibuze rero ujye umenya ngo inyenyeri icyo kintu iba yatwawe. Iyo byatangiye ku bibazo, tugarutse ku nyenyeri y'ubutunzi, iyo abarozi bayibonye, ni ukuvuga ngo muri rusange ntubasha gutunga iyo bayitwaye. Iyo amagara meza, iyo abarozi bayikoze bakayitwara, umubiri utangira kurwaragurika ukabura amahoro. Iyo urubyaro, iyo bayitwaye, neza kubyara biba ikibazo. Urasama zikavamo, wasama zikavamo, cyangwa se ntunasame. Yego, ikiba gisigaye isengesho riba rikwiye, riba ari ryo kugarura inyenyeri. Iyo igarutse urasama ukabyara. Iyo ari inyenyeri y'ubutunzi yatwawe, urakora bikanga kugenda neza cyane. Icyo ukoze cyose kikanga, wacuruza bikanga, wakorora bikanga, wahinga ni wese, kuko inyenyeri nyine y'ubutunzi iba yarigendeye. Abarozi baba barayitwaye. Kimwe nuko abarozi badashobora kwitwara, ukaba ukifite ariko bakayiboha, bakayizirika, cyangwa se ntinagaragare, bakayitwikira. Kuko mu isi y'umwuka bashobora no kwitwikira ntugaragare, ukaba uri nk'umuntu ukorana umurava, ukorana ishyaka ryinshi mu buzima bwawe, ariko mu kazi kawe ukazajya ubona abandi barabazamura, wowe ntuzamurwe. Kubera iki? Ntabwo inyenyeri yawe igaragara, ahubwo ukabona arimo arazamurwa batabikwiye, wowe ntuzamuke. Ukagerageza kuba uri umukobwa, uritera za perfume, uri akuntu utabigenza, urigengeserera, ndetse rimwe na rimwe ukaba ari wowe witeretera abahungu, cyangwa ukagerageza kubitambikizaho kugira ngo urebe ko hari ukubwira ijambo, ariko bikarangira nta kubwira ijambo ryo kubwira ngo tubakane urugo. Kubera iki? Inyenyeri yawe yaratwawe cyangwa yarazimye. Ntugaragara nk'umukobwa wakubaka urugo, ntugaragara nk'umukobwa muzima wabasha kurera, ntugaragara nk'umukobwa wakubaha umugabo. Kandi murabizi abagabo aho tuva tukagera dukunda icyubahiro, umugabo wese akunda icyubahiro. Iyo bayigutwaye rero, buri muntu wese akubona nk'umushizi w'isoni uri umukobwa, cyangwa bakaba bakubona nk'indaya. Umusore wo kukura akagusomamo burayi, kandi wenda utabikora, kaba wagaragaramwo gusambana burayi. None wakakurambagije akagira ubwoba, akavuga ati shwi, iyo yaba indaya mugejeje mu rugo, nta n'ubundi yajya inyuma. Kandi mu by'ukuri wenda utabikora. Kubera iki? Inyenyeri yo kubaka urugo rwawe ntigaragara.
ntiboneka namba. Undi akagenda muri business akirirwa umunsi wose ari aho akorera nta mukiriya uhari. Kubera iki rero? Inyenyeri y'ubucuruzi bw'umuntu ntigaragara, ntiboneka. Barayibye cyangwa barayitwikiriye. Kuko ishobora gutwikirwa, ishobora kugira gute no kwibwa. Iyo tuvuga gutwikirwa ni uburyo bwo kuyiboha. Undi ugasanga arabyara ariko akabyara abana bari debile, arabyara abana batuzuye. Uwo muntu inyenyeri y'urubyaro baba barayibye cyangwa barayizinze. Undi ugasanga pe ntako atagira mu rugo rwe, arigengesera imbere y'umugabo we, araniyoroshya cyane, nta n'ikintu adakorera umugabo we, nta n'icyo aba atakoze ngo amuhe respect. Ariko ugasanga umugabo araza aramushihagura, aragira. Kumbe icyo gihe ukamenya ngo uyu mugore nta kindi cyamubayeho. Inyenyeri y'umuryango, inyenyeri y'urugo ntayihari, barayibye. Wirenganya umugabo wawe rero ngo arakwanga, ntagukunda. Nta nyenyeri ufite. Ukeneye kugarurizwa inyenyeri mu izina rya Yesu. Ukeneye kugaruriza inyenyeri mu izina rya Yesu. Tuzagaruka ejo bundi tugaragaza ukuntu umunsi w'ejo uburyo ishobora ko uburyo bw'ukuntu bayizimya cyangwa uburyo bw'ukuntu bayiba n'inzira bicamo kugira ngo bayibe. Rero ni ingero nyinshi zitandukanye. Undi ukasanga wenda ari mu kazi nyine, bandi barabapangira za misiyo, bandi babazamura mu ntera, kandi nawe wajya ureba wibona ukabona ni umukozi mwiza wakagombye kuba ugize gute uzamurwa mu ntera cyangwa uhabwa za misiyo, ariko ntugaragare imbere y'abashobuja bawe. Nta nyenyeri ihari, ibibazo birinjira. Nta nyenyeri ihari, ibibazo bibitubazo. Nta kindi, injira mu mwuka, fata ibihe byo gusenga, karuza inyenyeri yawe. Yes, nugira amahirwe ugahura n'umukozi w'Imana uzi iby'izo nyenyeri, abasha kugusengera ikagaruka, cyangwa nawe waba umaze kugira ubumenyi muri byo ukayisengera ikagaruka, waramaze kumenya ikintu, umaze kumenya inyenyeri ufite ibanze. Rero si ibyo gusa, hari undi muntu ushobora gusanga afite inyenyeri yo kuvuga, undi ugasanga afite inyenyeri y'ukuboko kwiza. Arateka akaryoshye, icyo atetse ukumva kiraryoshye cyose. Akakoze ukabona niba akorobye ukabona harakeye. Akantu kose ukabona gafite kari smart. Jya umenya ngo umuntu afite inyenyeri y'ukuboko kwiza. Iyo yayibwe rero aratazatangira guteka. Nateka ntako atagize icyo usange, nateka ibiryo usanga yashyizemo umunyu mwinshi, cyangwa se asange birabishye ntago, undi usange bifite kandi byatetswe kimwe. Ujye umenya ngo uyu muntu nta nyenyeri y'ukuboko kwiza afite. Baba barayibye, baba bararangije burundu. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, birashoboka rero ukaba uri muratumva umwanzi yaragukozeho, umurozi yarakwibye inyenyeri yawe, ntayo ugifite. Ariko ndagusengera uyu munsi ngo Uwiteka kugarura inyenyeri yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo Imana igarure inyenyeri yawe bibye. Ndagusengera ngo iyaboshywe ibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo iyatwikiriwe itwikururwe mu izina rya Yesu Kristo. Kuko mu mwuka nyine nk'uko twabisobanuye biratwikirwa. Tubonye rero inyenyeri ko ishobora kugaragaza uwo uri we, ishobora kugaragaza kandi ikaba yakugaragaza utaranabaho rwose, utarabaho, utarajya mu nda ya nyoko. Ariko mu nda ya nyoko bakazajya babona umucuruzi ukomeye, umwarimu ukaze, umusirikare ukomeye, umwaritiste ukaze, yani umuntu w'ikoranabuhanga mu by'ikoranabuhanga ukaze, umuyobozi ukomeye, umuntu uza w'umunyabukorikori uhambaye.
n'ibindi no myanya yose tubona ino mirimo dukora hano mu isi, buri murimo wose ufite inyenyeri yawo. So rero nshuti mukunda muri Kristo Yesu, washaka yagarukira ahangaha, hanyuma ejo tuzagaruka dusobanura ndetse twigaragaza uburyo ishobora kwibwa, ndetse tugaragaza n'uburyo ushobora kumenya inyenyeri yawe. Mugire amahoro, mugirirwe neza n'Imana, mugire ibihe byiza. Wowe wari urimo uratumva utarakanda subscribe, wiba umunyabugugu, kuko ntabwo tuba tukwigishije amagambo meza yafasha ubuzima bwawe, yafasha imibereho yawe. Urumva tudakwiriye subscribe bitewe n'ibyo tukwigishije? Duhe subscribe, kanda share, kanda like. Ibyo nawe niyo mafaranga uba wishyuye yo kugira ngo wakire ubumenyi, wakire ibyo utari uzi. Iyo ikintu cyose utagitangiye igiciro cyacyo, nta musaruro ukibonera. Buri nyigisho zose twiga hano mu isi, ibyo twiga hano mu isi, dufata abana tukabatangira za minerivare, nta bumenyi bw'ubuntu. Iyo bibaye ari ubw'ubuntu, nta mugisha ububonera. Iki cyigisho rero kiraguhindukira umugisha ubwawe ku giti cyawe, kiragira icyo kikumarira. Udukande subscribe, udukande like. Wenda avuga ko utarabikora, wowe wabikoze, Imana yamaze kuguha kandi izakomeza kuguha. Uzakomeza kungukira kuri iki gicaniro, uzakomeza kungukira muri aya mavuta Imana yadushyizeho y'ubwenge busobanura ibintu bitandukanye byo mu isi y'umwuka. Shalom shalom, mugire ibihe byiza.